Ndabaramutsa bene data, ndabaramutsa muri gitondo kandi mbifuriza amahoro y'Imana. Uyu munsi ni Imana yawushyizeho ngo twishime tunezererwe muri Yesu Kristo. Haleluya. Turashima Imana rero. Turashima Imana muri iki cyumweru, turashima Imana ko ari icyumweru cyo kwakira. Imana iri gukora ibikomeye, Imana ikora ibikomeye. Ni ukuri ni Imana yo gushima. Sinzi ukuntu nayivuga. Haleluya. Imana yacu ni Imana ishobora byose. Twagiye tubona ubuhamya bw'abantu benshi bagiye babunsangiza. Imana yagiriye neza ariko mu byumve yagiriye neza. Haleluya. Ibyo wabonaga bidashoboka Imana irabishobora. N'ibyo twabonye n'amaso yacu twebwe ubwacu, ibyo hari igihe umuntu uvuga ati se Mana ibi koko, haleluya, bya bindi uvuga ngo ibi koko, Imana yarabirangije. Twarabibonye ubuhamya bw'abantu bose kandi murakoze abantu bari kudusangiza ubuhamya ibyo Imana ikora mu buzima bwanyu. So reka dukomeze twizere ko Imana yumvise gusenga kwacu kandi ari Imana igira gute igororera abayishaka. Haleluya. Haleluya. Turashima rero. Uyu munsi hari ijambo ryaje ku mutima wanjye. Haleluya. Riva mu Bafilipo muri Filipiyani, mu Bafilipi igice cya 2 umurongo wa 12. Haravuga ngo nuko abo nkunda nkuko iteka ryose mwajyaga mwumvira uretse igihe mpari gusa, ngo ahubwo cyane cyane yari Paul uri kwandika urwandiko, ngo mube ariko musohoza agakiza kanyu, mutinya muhinda umushyitsi. Haleluya. Mbega ngo walk out of your own salvation. Mu Cyongereza niho bivuga neza. Haleluya. Agakiza mbega wakiriye. Haleluya. Gakoreshe bikwiye. Walk out. Mbega ngo ako gakiza wakiriye mbega gafata ugakomeze. Haleluya. Ukarinde. Haleluya. Ukiteho. Agakiza we wakiriye. Agakiza ngewe nakiriye. Haleluya. Ngo kuko Imana 13, kuko Imana ariyo ibatera gukunda no gukora ibyo yishimira, ngo mukore byose mutitotombana, mutagishanya impaka. Haleluya. Kugira ngo mutabaho umugayo cyangwa se uburyarya, mube abana b'Imana batagira inenge hagati y'abigihe kigoranye cy'ubugoryi, abo mubonekeramo nk'amatabaza mu isi. Haleluya. Kanongere masomo. ngo mukomere byose, ngo mukore byose mutitotombana, mutagishanya impaka, kugira ngo mutabaho umugayo cyangwa uburyarya, muri abana b'Imana batagira inenge hagati y'abigihe kigoranye cy'ubugoryi, abo mubonekeramo nk'amatabaza mu isi. Sinzi ijambo muri kuryumva. Haleluya. Haleluya. Mbega hagati ya clocked and preserved nation. Haleluya. Mbega nk'isi yanduye. Haleluya. Among who you shine as a light in the world. Mbega hagati y'abantu twebwe turabagirana. Haleluya. Nk'urumuri. Batubona nk'urumuri rw'isi. Ngo atubona nk'urumuri rw'isi. Niba bavuze ngo muri 12 yatangiye vuga ngo mube ariko musohoza agakiza kanyu mutinya muhinda imishyitsi. Bivuga ko agakiza twakiriye bene data ni ikintu gikomeye ku buzima bwacu. Ni ubuzima twakiriye. Bivuga tukarinde. Haleluya. Tugafate neza, tukagenderemo neza, ku buryo ngo n'abisi batubona, uko batubona nk'abantu bakiriye Yesu umwana umukiza, koko bakatubona tuba muri isi nk'urumuri. Ntitukajye tubaho ubuzima twitotomba. Haleluya. Tutagisha impaka, tubaho ubuzima Imana itishimiye, tutabaho nk'indyarya, ahubwo tubeho nk'urumuri kubera agakiza twakiriye. Walk out of your salvation. Abantu bangahe mubona batongana kandi ngo barakijijwe ku mateleviziyo, ku ma YouTube, baterana amagambo. Ibyo ni Imana ivuga ati aba bantu batubona mbega tuba mu bantu muri iyi si igoye. Haleluya. Ngo batubona nk'amatabaza mu isi.
so niba umuntu abona nk'itabaza muri iyi si kubera ko mfite agakiza nakiriye Yesu noneho nkabirengaho nkajya kwikorera ibyo nshaka nkajya kwivugira ibyo nshaka nkajya gutungana n'akandi kuri televiziyo kandi twese twakagombye kuba amatabaza mu isi abantu bizatubona gute se agakiza kacu kazagaragara gute se haleluya ninanga kanaka nkamutuka nkagira gute agakiza kanye kazagaragara gute se imbere y'abantu kuko tuba mu isi ntabwo turabise ko tuba mu isi bivuze ko abantu bagomba kutubona nk'amatabaza urumuri koko rw'umwami Yesu Kristo urumuri muri twebwe rwa Kristo Yesu kuko yatugize urumuri yaduhaye agakiza ngo tubere urumuri benshi yaduhaye agakiza ngo tubere ibisubizo benshi yaduhaye agakiza ngo dukize benshi yaduhaye agakiza ngo duhindure ubuzima bwa benshi binyuze mu ijambo ry'Uwiteka yaduhaye agakiza ngo umuntu twese tubona abone ko dufite agakiza koko ese muri iki gihe agakiza kawe kameze gute ese muri iki gihe ngewe ruga agakiza kanjye kameze gute haleluya ngo muba ariko musohoza agakiza kanyu ngo mutinya muhinda imishyitsi haleluya dutinya duhinda imishyitsi haleluya mbega mu cyongereza abantu bavuga mu cyongereza ngo work hard to show the results mbega dukore cyane kugira ngo twerekane ibisubizo by'agakiza kacu twubaha Imana kandi twitinya Imana umuntu wubaha Imana atinya Imana kubera agakiza yakiriye hari ubuzima baho hari uko yitwara hari amagambo amuvamo haleluya amagambo abandi adashobora kuvuga amagambo abandi bavuga amagambo ateye isoni amagambo yitotombora amagambo atukana amagambo hari ibintu bitabaho hari ubuzima umuntu agomba kubaho kubera ko yakiriye kandi ugakiza bene data haleluya ngo kandi utinya Imana haleluya mbega ko hatagira umuntu uzaguciraho urubanza ubeho uri umuntu uri clean haleluya wera uri inosa nk'umwana w'Imana uhora waka kuko urumuri umva urumuri rw'isi ngo uhora waka muri iyi si haleluya y'umwijima igoye harimo ibintu bigoye harimo abantu batazi Imana badakunda Imana ariko wowe ugahora waka nk'urumuri nibyo Imana ikuvuga walk out of salvation mbega rinda agakiza kawe kora ibyo Imana ishaka mu gakiza yaguhaye haleluya kugira ngo agakiza kawe kazane resulta nziza kerekane koko kwakira agakiza ari ikintu by'agaciro umuntu nambona ko nkijijwe abone ko ari agaciro ko nkijijwe si byose nawe yumve ko yakizwa umuntu nambona muri iyi si nduru umuntu avuga ati ndashaka kumenya iby'uriya mudamu ndashaka kumenya iby'uriya mugabo kuko ntabwo ameze nk'abandi ntabwo avuga nk'abandi ntiyitwara nk'abandi ntatukana nk'abandi haleluya kubera ko hari uwo dupresenta kuri isi tugeze muri cya gihe nawe rero ntusuzume agakiza k'abandi suzuma kawe d'abord wowe kageze hehe kuko birambabaza cyane iyo ubona kanaka aterana amagambo hano undi agaterana amagambo no twagiye tukabijyana no ku rubuga ku mbuga hirya no hino mu YouTube hirya no hino turi abakristo ese turi gutera iyihe mbuto turi kwera iyihe mbuto turi kugaragaza ko se ko turi urumuri rw'Imana koko haleluya mene data ese turi gukundana nk'abantu koko bazi Imana twicare natwe twibaze nk'abakristo mu by'ukuri ushaka usengera buri gihe Imana igukorera Imana ikuvana Imana ikwambutse hari kandi ko turabikora ibyo byose ese ubundi agakiza kawe gahagaze gate agakiza kanye ngewe gahagaze gate ngewe woreza ijambo buri munsi wenda mukaryumva ngewe agakiza kanye gahagaze gate agakiza kawe gahagaze gate nk'umumama nk'umugore mu rugo rw'umugabo nk'umumama urera abana nk'umukobwa umuntu ukora ahantu aho ukora aho utuye ese agakiza kawe gahagaze gate kuturiye muri iyi si nyine haleluya haleluya ngo dukore byose tutitotombana tudakisha impaka kugira ngo tutabaho umugayo cyangwa se uburyarya ngo mube abana batagira inenge tutagira inenge ngo hagati y'abigihe kigoranye cy'ubugoryi mbega tubaho abantu batagira inenge bene data
ubuse nicaye kuko navuga ko nta ntege mfite. Iyi ni Bibiliya ibivuga, ntabwo ari njyewe. Haleluya. Niyo mpamvu iyo dusoma ijambo rituma dukanguka, rituma dufunguka amaso, rituma tumenya ubwenge, rituma twongera ubumenyi bw'ijambo ryiyongera muri twe kugira ngo tubeho uko Imana ishaka, dushimishe Imana. Ntabwo tukiri abacu ngo twiyobore mu byo dukora bitadukwiriye, twahamagariwe gukora umurimo uwadutumye hakiri kare. Bivuze ngo ntabwo nkiri uwanjye, ntabwo ukiri uwawe wowe wakira agakiza. Hari amaraso yamenetse ku bwawe, ikiguzi gikomeye cy'amaraso y'umwami Yesu Kristo. Niyo mpamvu rero waba umushumba, waba kanaka, waba uki, waba azironga ziri umukristo, reka mvuge gutyo, wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, ukagira amahirwe yo kubona kano gakiza, bene tata, gakomereho, karinde. Reka umuntu ukubona ko kabone ko harimo Imana muri wowe. Reka umuntu wavuga baboneka tuno mudamu kuko afite Imana muri we, uyu mugabo afite Imana muri we. Hari Imana nawe ukumva ko irakwishimiye. Tubeho ngo holy, tubebera kuko umwami ari uwera, dukiranuke kuko umwami ari ukiranuka. Haleluya. Ni ukuri ugenda ubitekerezaho, nanjye ndabitekerezaho, ndacyana bitekerezaho. Ese agakiza kanjye gahagaze gute? Ariko icyo biri tubwira ngo mubari ko musohoza agakiza kanyu mutinya, muhinda imishyitsi, kuko Imana ariyo ibatera gukunda no gukora ibyo yishimira. Haleluya, haleluya. Imana ibaha umugisha rero, Imana ibakomeze. Ndasabira abarwayi ngo bakire mu izina ry'umwami Yesu. Ndirukana imigambi ya Satani mu buzima bwanyu, ndirukana ikintu cyose cyabahungabanya ngo kibakure mu Mana mu izina ry'umwami Yesu Kristo. Ndabasengera ngo munezererwe, mwishime, cyane cyane murinde agakiza Imana yabahaye mu izina ry'umwami Yesu Kristo. Ndabasengera ngo mukomeze mushikame mu kwizera. Haleluya. Imana iduha imbaraga twese zo kugira ngo tujye muri iri jambo. Haleluya. Turyige, tumenye icyo Imana yatuvuzeho n'iki dushakaho, n'agaciro k'agakiza twakiriye mu izina rya Yesu. Imana ibaha amahoro, Imana ibarinde urupfu, Imana ibarinde ikintu cyose kitari cyayo mu izina ry'umwami Yesu Kristo. Ahubwo mugendere mu migambi yayo ariyo myiza, atari imibi, mu izina rya Yesu. Mbasabiye amahoro, mbasabiye gukomera, mbasabiye kwaguka, mbasabiye kwambuka, mbasabiye guseka no kunezererwa mu mitima yanyu mu izina rya Yesu. Haleluya. Musangize no jambo bene data, kandi nawe ubwawe uritekerezaho uyu munsi, nawe ndaritekerezaho. We ukomeze uritekerezaho, urebe aho uhagaze, kandi usaba Imana igufashe. Yari Pastor Ruganda, ndabakunda cyane. Amen, amen, amen.